ikinyejana cya 20 ndetse n'iki cya 21 twinjiyemo ni ibinyejana bitandukanye n'ikinyejana cya 19 cya 18. Ibi binyejana bibiri ni ibinyejana Satani yavumbuye neza, amenya ko Yesu agiye kugaruka gutwara itorero rye, ahita akora strategy nyinshi zo kurangaza umugeni wa Kristo, akora strategy nyinshi zo kurangaza ikiremwa muntu Imana yaremye, ahita ashyiraho uburyo bwinshi bwo kwanduza abantu kugira ngo Imana ihunge ikiremwa muntu, kwangiza ishusho y'umuntu Imana yaremye. Uyu munsi urebye ubona inyamaswa zimaze kurusha abantu ubwenge, kuko abantu bari gukora ibintu birenze iby'inyamaswa zikora, aho umuntu asigaye aryamana n'undi mugabo, umugabo akaryamana n'undi mugabo mu gihe inyamaswa zitabikora. Hari ibintu Imana yari yaravuze ibivuga mbere y'uko biba, ibyo bintu byarabaye. Ibyo bintu ni ibihe? Icyo kintu ushobora kubaza ngo ni ikihe cyabaye, kandi icyo kintu kirimo kubaho, cyatangiye kubaho kuva mu kinyejana cya 20 mu ntangiriro zacyo, noneho kirakomeza kugeza uyu munsi, kandi uko iminsi igenda yicuma niko kiri kurushaho gukaza umurego cyane, kandi nicyo kigaruye Yesu, kandi akaba nacyo gitumye abantu benshi bitirirwa izina rya Yesu iby'agakiza bibananira. Yesu yakivuze icyo kintu mbere yuko kibaho, haca imyaka 1,000, none uyu munsi nicyo duhagazemo, kandi biba kugira ngo abantu bose bamaze kumenya Imana niba bibona bashe guhita baba maso. Icya kabiri, abari mu isi bose bibatere kuzinuka isi, biringira umwami w'ijuru n'isi waje mu isi witwa Yesu Kristo, bumva ubutumwa bw'izi torero rivuga. Ariko itorero naryo benshi barasinziriye, n'abavugaga ubutumwa baraburambitse kubera izindi nyungu bafite. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza icyo ufite atagiye gutwara ikamba ryawe. Kubera iki Yesu kuvuga gutya agaragaza ko hagiye kuza ikigeragezo kigiye kugerageza abari mu isi yose, kikagera kuri buri gihugu cyose kiri mu isi. Yahise abona ko hari benshi bari bafite ikamba ry'ubugingo baziyambura bakajugunya hasi, bari bafite intego yo kujya mu ijuru, ariko kubera icyo kigeragezo kije mu isi yose kigakora ku bihugu byose, benshi bagiye kwiyambura ikamba ry'ubugingo baharaniraga bakarijugunya. Kandi iri jambo yarivugaga agaragaza ko muri icyo kigeragezo kigiye kugerageza abari mu isi yose, kigakora kuri buri gihugu, ari hazazira aje gufata ba bandi bari bagiye kujugunya ikamba rikabavaho bitewe n'icyo kigeragezo. Tushaka kwerekana iki kintu cyagombaga gusohora ku isi kikagera ku bihugu byose kikagerageza abari mu isi bose, ni ikintu Yesu yavuze cyagombaga kuba, kandi kigakomeza kuba kugeza agarutse. Muzi icyo ari cyo? Shaka kubanza kubereka ikigeragezo cya mbere cyaje mu bihugu byose byo mu isi kugerageza abari mu isi yose, ni ikigeragezo cyitwa, cyo ni cya kigeragezo kigikomeje kugerageza abari mu isi. Intambara ya kabiri isi yose yongeye guteza inzara, ubukene, ibyorezo by'indwara mu isi, buranuma ubukene, abantu bahura n'ibibazo byinshi, kandi abantu niko bapfaga. Hitler ashaka kwigarura isi yose, ariko nanone ni Illuminati yamufashe imushyira hejuru kugira ngo imukoresha ahinduke igikoresho cyayo. Ndi kubereka ibya bigerageza Imana yavuze bigomba kugerageza abari mu isi yose. Imana iravuga ngo ariko ndaza vuba, komeza icyo ufite atagiye gutwara ikamba ryawe, ngo ratabara imbabare mu bihugu. Murebe Kongo intambara ziriyo, muzi abantu barimo barapfa. Mwabonye ejo bundi Abanyarwanda ukuntu bicirwaga muri Kongo, babica urupfu n'agashinyaguro. Mwabonye Abanyamurenge ukuntu bicwaga. Muzi Abanyekongo barimo barapfa, kandi umuryango urahari, uwo muryango w'abibumbye uriyo. Ubwo se amahoro uri kuyazana, umutekano urihe? Ariko nayo mabwiye ngo isahani igiye kubikwa, mwumva nta nubwo uzabasha kuyikonga, kuko banze kuvuga kuri ku ijambo ry'Imana. Ngibyo rero ibintu bizanye ibigeragezo mu isi. Isi iracyanyeganyega, isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Ibintu byo dusohoyemo, banyapolitike tubona muri iyi si, ba president muyoboye isi, banyacyubahiro mwese mukomeye mu isi, yemwe abitirirwa amadini bayahagarariye, b'abanyacyubahiro, ba bishop, ba apostle, ba papa, ba monsenyeri, mwese abayoboye isi, bayoboye amadini bayahagarariye mu nzego zitandukanye, yemwe za gavumenti mwe, yemwe banyabwenge, yemwe ba scientifique, yemwe ba filozofe, yemwe banyabwenge bw'isi, isi igiye kunyeganyezwa bikomeye kurenza ikindi gihe cyose mwabibonye. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Nongeye kugusuhuza kandi mwifuriza amahoro y'Imana, nshuti mwene data kandi mukundwa, wowe ubana natwe ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Nakwifuriza amahoro y'Imana.
ndasuhuza abanyarwanda mwese muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda mwese abari mu mujyi wa Kigali. Turabifuriza amahoro y'Imana, turabifuriza kubonera umugisha mu byo mukora. Turasuhuza diaspora mwese muri mu bihugu bitandukanye bya Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari Amerika ndetse na muri Australia, n'abari muri Aziya. Turababona bari mu Buhinde, bari mu Bushinwa, bari muri Korea y'Epfo. Mwese mukurikira ubutumwa bwiza, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Jean-Luc Ikingeneye, nkaba ni missionary. Turashimira Imana kuko itwemereye uyu mwanya kugaruka imbere yanyu kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bikomeye, ariko reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Nyakubahwa umubyeyi dukunda, data mwiza, byiringiro bizima, mbaraga z'abera, buhungiro bwacu, Imana ikiranuka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana yaduhamagaye muri iki gihe gikomeye, igihe cya nyuma, igihe kigoye abantu benshi, misi ya nyuma y'imperuka, igihe tubona ko ugiye kugaruka gutwara umugeni wawe. Uyu mwanya duciye bugufi cyane imbere yawe kugira ngo ubane natwe kandi tubabarire ibicumuro byacu, kugira ngo ubutumwa bwiza tugiye kuvuga bwe kugira inkomyi kandi he kugira ikibwanduza, nuko twahinduka igikoresho cyawe kizima, cyera kandi gitunganijwe, kugira ngo tube umuyoboro mwiza ugiye kunyuzamo ibyawe, kugira ngo bibashe kugera kuri benshi kandi bizabashe gukiza ubugingo bwa benshi, kugira ngo umujinya wawe ugiye kuzasuka mu isi, usuka ku mwanzi n'abadayimoni be ndetse n'abanze kukumvira bakayoboka amategeko y'umwanzi Satani. Mana, abantu bose bumvishe ubutumwa bwiza babarokore, uwo mujinya utazabageraho. Turagusabye rero kugira ngo ubane natwe, kandi umuntu wese ufashe akanya yumvishe ubutumwa bwiza n'uzabwumva mu gihe kiri imbere, buzamuheshe kukumenya no gusobanukirwa, buzagire impact ku buzima bwe, kandi buzagira umuvana n'ahandi bumugeza. Imbaraga z'Imana zizabe ku buzima bwe, kandi buzamubohoreho imbaraga za Satani, buzamubohoreho imbaraga zose z'umwijima, imikorere yose Satani izabohoke kuri we kubw'ubutumwa bwiza azaba yumvise. Turagushimiye rero, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashimira Yesu kuko agiye kubana natwe kandi akomeje kubana natwe kandi azakomeza kubana natwe. Uyu mwanya turi kumwe n'Abaragwa Family TV. Abaragwa Family TV ni umuryango mwiza kandi ufite televiziyo kuri YouTube channel yabo, kandi ni umuryango uri gutambutsa ubutumwa bwiza. Abashaka kumva inyigisho mugiye ku Baragwa Family TV, murahasanga inyigisho zitandukanye z'abakozi b'Imana batandukanye, kandi inyigisho zifasha bugingo, inyigisho zibasha kukugeraho, zikuvana naho zikugeza, kuko Imana ibahagurishije muri iki gihe kugira ngo nabo babashe gufasha abantu bumva ubutumwa bwiza. Rero tubaha ikaze ku Baragwa Family TV, tubaha ikaze kuri Iron TV, kugira ngo twese dukomeze kubana. Ushobora gukurikirana ubutumwa ku Baragwa Family TV, ushobora no kubukurikirana kuri Iron TV, hose buratambuka. Hanyuma mwese mukomeze kuba amahoro muri kumwe na Yesu, kandi mukurikirana ubutumwa bwiza kuri izo channel zose. Uyu munsi tugiye kuganira amagambo meza aryoshye, kandi amagambo arebana n'ibi bihe duhagazemo, ibihe bikomeye, ibihe binanije abagenzi, ibihe binanije abakristo benshi. Turaza kuvuga ibintu bigeze nibuza kuri 6 Bibiliya igaragaza umwami wacu Yesu Kristo yavuze. We aravuga ngo ibyo bintu mbere yuko agaruka bizabanza bibeho, kandi ibyo bintu nibyo uyu munsi byose byibereyeho ku isi. Mu itorero biruzuye, kandi cyane yabivuza byerekeza ku bamaze kwizera Yesu, uburyo bizabibagezeho, kandi avuga ko ibyo bintu nibibageramo azabagarutse, cyangwa se azabaje gutwara umugeni we. Mbe dushaka kuvuga, dushaka kubabwira ko Imana muri iki gihe yaduhagurukije kugira ngo dukangure itorero, kandi dukangure n'abantu bose batari bizera Yesu, ariko
basobanukirwe ko misiyo yabazanye mu isi ari ugusohoza icyo Imana ishaka, nyuma yaho Imana ikazabaho ubugingo. Ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukora ku mpande zose, ku mpande z'abizera, ku mpande z'abatizera, ku mpande z'abanyapolitiki, ku mpande z'abanyabwenge bw'isi, kugira ngo bose bisunge Imana, kuko ariyo muremyi wa byose kandi ariyo mugaba, niyo rugira wa byose, niyo mubumbyi watubumbye. Niyo mpamvu ubwo butumwa butama kuri Iron ngo bukore ahantu hose. Nta bwenge bw'isi, nta buhanga, nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora kurwanya Uwiteka ngo kimushobore. Nagira ngo mbwire wowe urwanya Imana ngo reka kurwanya Imana kuko ntuzayitsinda, ahubwo wowe uzagutsinda. Reka kurwanya ukuri ko ntuzagutsinda, ahubwo ukuri kuzagutsinda. Niyo mpamvu ahubwo dukwiriye kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turashaka kuvuga rero ibi bintu bitandatu bigomba gusohora ku bizera, ba bantu bavuga ko bizeye Yesu Kristo. Kandi Yesu yavuze ngo nitubona birimo kubabaho tukabibona ngo tuzamenye ko agarutse. Ni ikintu gikomeye cyane. Murabona iki gihe duhagazemo, ni igihe gikomeye. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo mbashe kugira icyo mvuga. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 12. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 12. Hanyuma turebe umurongo wa 54 kugeza 56. Haravuze ngo nuko abwira abateraniye aho nabati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Ikibazo Yesu ari kubaza. Kangira na 57. Kandi namwe ubwanyu niki kibabuza guhitamo ibitunganye? Ubwo iri jambo rya nyuma ribwiye abakristo, cyangwa se ribwiye abafarisayo bari bazi ko bahagarariye Imana mu isi, bahagarariye amategeko ya Mose. Aya ni amagambo akomeye Yesu ari kubwira impande ebyiri z'abantu bari hano mu isi. Ikiganiro cy'ubushize twakoze twabonye ko hariho abami babiri. Hariho umwami witwa Imana cyangwa se Yesu Kristo, hakaba n'umwami witwa Satani. Abo ni abami babiri. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 24 haravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakunda umwe akanga undi, cyangwa se yakorera umwe agasuzugura undi. Umwami wa mbere ni Imana, umwami wa kabiri ni Satani. Abantu bari hano mu isi bose Imana yaremye bigabanyijemo ibyiciro bibiri. Icyiciro kimwe gifite umwami gikorera, n'ikindi kikagira undi gikorera. Mu yandi magambo, iyo udakorera umwami umwe uba ukorera uwundi, kuko abo bami bose bari hano muri iyi si kandi barashaka umuntu. Yesu arashaka umuntu yaremye, Satani arashaka umuntu waremwe. Iyo rero utari mu ruhande rwa Yesu uba uri mu ruhande rwa Satani, kubera ko Yesu afite amategeko agenga ubwami bwe, Satani nawe afite amategeko agenga ubwami bwe. Bibiliya ivuga ko iyi si dutuyemo, iyi si turimo ari ubwami bwa Satani. Niko Bibiliya ivuga ko Satani ari we mutware w'isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 31-32, ndetse Luka igice cya 4 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 7 naho harabigaragaza.
aho Satani yagaragaje ko ubwami bw'isi ari we wabuyoboye. Mu Byahishuwe 12 umurongo wa 12 hagaragaza ko Mose yirukanwaga mu ijuru akaza mu isi. Ijuru ryo ryavuze ko isi ibonye ishyano kuko Satani aje kuyiyoborera kandi afite umujinya mwinshi kandi akaba azi ko afite igihe gito. Yesu cyamuzanye mu isi nk'umwami no kugira ngo adukure muri ubwo bwami bw'isi, kuko isi kuva Adamu yakora icyaha isi yahise ibona umuvumo. Kuko iso bitabo cy'itangira ibice 3 umurongo kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 19 tubona Adamu na Eva bashukwa n'inzoka. Bamaze gushukwa n'inzoka barya ku giti Imana yari yababujije, barya rwa rubuto. Imana yesiha inzoka ibihano 5, umugore imuha ibihano 4 ariwe Eva. Adamu imuha ibihano 6 kuko ari we Imana yahaye amabwiriza yose. Ni ukuvuga ngo ahangaha umuntu yahise asa nkaho agiye mu butware bwa Satani, kuko Satani yishushanyije mu nzoka. Inzoka ni inyamaswa Imana yaremye, kandi Adamu amaze kuremwa ngo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose byo mu isi. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 Imana avuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware, cyangwa igice cya 1 umurongo wa 26 na 7 cy'Itangiriro, ngo batware inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni ziguruka mu kirere n'ibisiga bona amafi yo mu nyanja n'ibintu byose bigenda mu nyanja n'ibikururuka hasi n'ibigenza amaguru ane ndetse n'ibintu byose ngo babitware. Noneho umuntu yari afite ubutware bwo gutwara iby'Imana yaremye byose. Umuntu amaze kurangara afata bwa butware bwe Imana yamuhaye bwo gutwara ibyo bintu abuha inyamaswa. Inyamaswa bari yumutwara. Niyo mpamvu n'uyu munsi urebye ubona inyamaswa zimaze kurusha abantu ubwenge, kuko abantu bari gukora ibintu birenze iby'inyamaswa zikora. Ibitwara bivuze mu kiganiro cy'ubushize, aho twabonye aho umuntu asigaye aryamana n'undi mugabo, umugabo akaryamana n'undi mugabo mu gihe inyamaswa zitabikora. Rero kubera ko Satani yishushanyije mu nzoka, inzoka igashuka Adamu na Eva, aho niho umuntu yafatiye ubutware bwe aboha inyamaswa. Inyamaswa ziba arizo zitwara umuntu mu gihe umuntu ari wagomba gutwara inyamaswa. Ikintu kibabaje gikomeye. Rero mu bihano Imana yahaye Adamu 6 harimo igihano kimwe. Yaravuze ngo kubera icyo wakoze uzaniye ubutaka kuvumwa, uzaniye isi kuvumwa, utumye igira umuvumo. Isi rero kuva yamanukirwaho n'umuvumo kubera Adamu na Eva barangaye, Imana yabaye nkaho n'ubundi iyeguriye n'ubundi Satani, kuko Satani yishushanyije mu nzoka, kandi isi Imana yahaye umuntu ngo ari witwara, ari we umutware wayo Adamu. Ariko arangije arangara, Satani ishushanya mu nzoka, inzoka iramushuka, yumva ibyo imubwiye, abafasha ubutware abuhaye inzoka, kandi inzoka yari ishushanyijemo Satani. Satani aba ari we ubaye umutware w'ubwami bw'isi. Aho niho Satani yese aba umutware w'isi, kuko umuntu yagomba kuba ari umutware wayo, afasha ubutware abuhaye inzoka, kandi inzoka ikiyikuyivugiramo ni Satani. Satani rero aho niwe atwara ubutware bw'iyi si, abwambura umuntu. Yesu cyamuzanye mu isi rero ni ukudukura muri ubwo butware bw'umwanzi. Niyo mpamvu birivuga ngo yaturemeye iyindi si nshya. Hari iyindi si nshya, niko Yohana bivuze mu Byahishuwe igice cya 21. Yabonye iyo si nshya tuzayibamo, ayibona Imana iyishyizeho, abona ijuru rikuweho, abona isi ya mbere ikuweho, abona inyanja itakiriho. Nga arangije abona kapitali y'iyo si nshya, abona isi nshya, abona na kapitali y'iyo si nshya. Yaravuze ngo mbona ijuru rishya 21 umurongo wa 1 Byahishuwe. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja ritakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, ngo rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Aha rero yarabonye isi nshya, ahita abona noneho na kapitali y'iyo si nshya, ururembo rwera Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Aha rero niho Satani yafashe ubutware bw'umuntu bwo gutwara isi, aba ari umutware w'isi. Rero kuva icyo gihe
kugeza uyu munsi Satani n'umutware w'isi. Rero tubonye ko hariho abami babiri, hariho umwami witwa Satani, hakaba n'umwami Imana. Abantu nabo barasabwa kugira ngo bagire uruhande babarizwamo. Iyo utari mu ruhande rumwe uba uri mu rundi. Iyo utari gukorera umwami Satani uba uri gukorera umwami Yesu cyangwa se umwami Imana, kuko buri mwami wese afite amategeko, kandi nta wundi muntu bashaka, ni wowe nanjye. Nta kindi kintu bashaka, ni wowe nanjye bashaka. Kubera icyo kintu cyaje mu isi, iyi si yahuye n'ibibazo byinshi, yagiye itambuka mu ntambara nyinshi. Abami, ingoma zagiye zisimburana mu isi zigahangana, abami bakagenda bigarurira ibindi bihugu barwana kugira ngo byigarurire. Ariko icyitonderwa, Bibiliya igaragaza ko ikinyejana cya 20 ndetse n'iki cya 21 twinjiyemo ni ibinyejana bitandukanye n'ikinyejana cya 19, cya 18, icya 17, cya 16, icya 15. Ibi binyejana bibiri, hari icya 20 cyarangiye, hari n'icya 21 tugeze ku myaka 23. Ibi binyejana bibiri ni ibinyejana Satani yavumbuye neza, amenya ko Yesu agiye kugaruka gutwara itorero rye. Ahita akora strategy nyinshi zo kurangaza umugeni wa Kristo, akora strategy nyinshi zo kurangaza ikiremwa muntu Imana yaremye. Ahita ashyiraho uburyo bwinshi bwo kwanduza abantu kugira ngo Imana ihunge ikiremwa muntu, kwangiza ishusho y'umuntu Imana yaremye, binyuze mu gukora ibibi byinshi bibazanira umuvumo, bigatuma Imana ihurwa umuntu yaremye. Nshaka kuvuga kubereka ibintu byabayeho byazanye umuvuduko mwinshi kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Satani yashyizeho iyi miryango duhora tubabwira buri munsi, kandi tuzahora tuyivuga ntituzayireka. Kandi ni inyamaswa abantu, nk'uko twabibonye mu rwandiko rwa Yakobo. Aya magambo tugeze kuyigaho. Aba bantu bita inyamaswa abantu ni abantu, ariko ni inyamaswa abantu kuko ibyo bakora bitandukanye n'ubwenge buvuye ku Mana. Bafite ubwenge, ariko ubwenge bw'abadayimoni. Iyo usomye mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 baravuga ngo ninde muri mwe munyabwenge kandi umuhanga ntiyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaza mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Ukuri ni Yesu. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Ubwenge bufite ikise nibi bavuze hejuru. Ariko niba muhorana amakimbirane akaza mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Nukuvuga ngo ahantu hose haba intonganya, hakaba amakimbirane, ubwenge bafite ntago ari ubwenge buturuka ku Mana, ni ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubwenge bw'abadayimoni. Murebe ibi birimo kubera mwese. Ndashaka kubibereka, mbereke ibintu byaje ku muvuduko mwinshi kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, bikaba bigezaho neza bigaragaza ko isi igiye kurangira. Ariko byose byabyishemo Satani kugira ngo abashe kubona uko ananiza abantu benshi, kandi abantu abateze akaduruvayo n'umuvurungano, ndetse bituma abantu batabonera Imana umwanya, bituma abantu barushaho kwigaragura mu ivata ry'ibyaha, barushaho kuba babi cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Noneho rero ubu bwenge burimo imivurungano, bukabamo amakimbirane, turabibona ko nibyo hirya no hino ku isi. Ibihugu birarebana y'ingwe, ibihugu biranganye. Murebe ibihugu bya Aziya, Ubuhinde, za Pakistan, murebe za Iran, murebe Korea ya ruguru, uburyo mu minsi yashize yari guhangana na Korea y'Epfo kandi bose ari abavandimwe. Murebe Uburusiya na Ukraine, aba ni abavandimwe nabo, kuko abatuye muri Ukraine nabo ni Abarusiya. Ariko murebe intambara igiye kumara umwaka barwana, bicana, barasenyana ubwabo. Ubuhinde na Pakistan bahora bahanganye iteka ryose kandi ni abavandimwe. Abanyepakistani n'Abahinde bose ni bamwe, ariko baricana, barangana bikomeye. Iri dini rya Hinduism riwarihanganye n'Abanyepakistani kubera
ari abayisilamu. Kuvuga ngo idini rya isilamu n'irya hinduism ni abantu bahora banganya iteka ryose kubera iyo myumvire, imyemerere y'idini. Muri Afurika murebe intambara ziraca ibintu, murebe Kongo n'u Rwanda ukuntu bimeze, murebe Kongo ibyihebe birimo. Kongo irimo kureba nabi u Rwanda narwo ati turazira ubusa, abo barariba na yingwe, kandi byose ni politiki ibamo ibintu byinshi cyane, bose ntabwo ari shyashya. Murebe M23, murebe birimo kuberayo. Mwihute mu bihugu byacu hose, murebe hano muri Afurika yo hagati, muri Central Africa, murebe intambara ziri gucicikana hirya no hino muri Afurika, kandi twese twita ngo turi abanyafurika, ngo turi abavandimwe. Ibyo byose rero ni strategy y'abantu bagome, ya miryango duho tubabwira Illuminati. Illuminati ni umuryango ukomeye kandi w'abanyabwenge bw'isi, aribo bitwa ngo ni inyamaswa abantu. Bakaba bafite umubyeyi wabo witwa abafirimaso. Abafirimaso bagizwe n'imiryango 36, kandi iyo miryango imwe ntabwo izwi, imwe ibyo ikora ntabwo bizwi, ni ibintu bikorerwa mu ibanga rikomeye. Nibo bahora bateza izi ntambara mu isi, bagateza intambara ahantu bafite izindi nyungu bagendereye. Ubu niyo iri kubera muri Kongo nibo babikoze. Bashobora guca mu bindi bihugu bituranye na Kongo cyangwa ahandi bakabifashisha, ariko bo bafite inyungu bashaka kuri Kongo. Kongo ni igihugu gifite zahabu, gifite amabuye y'agaciro menshi. Bashobora kuba bashaka ayo mazahabu, ayo mabuye y'agaciro. Bashobora kuba bashaka kugira ngo bagabanye abanyekongo, babice, babone uko baza gusahura. Noneho bateza ahantu imivurungano, bagahateza amakimbirane, bakagaruka ko bari bo baje kuyakemura, ariko bafite ibindi bintu barimo barashaka. Barateza intambara mu gihugu, bakazana gufasha impunzi zirimo cyangwa abaturage baho, ariko barimo kubasahura. Ukuvuga ngo bakora ibintu bibiri: barica, bakagaburira abo barimo kwica, bakanabiba, bakabatwara ubutunzi bwabo. Noneho rero abangaba nibo bahorana ikintu cyitwa amakimbirane, kandi Illuminati nibo bantu bitwa ngo ni abanyabwenge bajijutse. Abajesuiti bavuga ko iki kiganiro duhetse kugitambutsa ku rubita abantu b'abanyabwenge baboneka muri department zitandukanye. Kuvuga bavuze ko baboneka mu bagoronome, baboneka mu baveterineri, baboneka muri siyansi, baboneka muri filozofi, baboneka muri politiki, muri religion barimo. Aho hose ngo babonekamo abajesuiti. Twabwira abanyamadini b'idini gatolika ngo wowe ngo gatolika ngo ni umubyeyi, ngo ni itorero ngo ry'intumwa. Itorero ry'intumwa ryica, we intumwa zaricaga. Ninde babwiye ko intumwa zishe? Hari ahantu bigeze bagaragaza ko intumwa zishe abantu cyangwa ubwo zo zarishwe? Bibiliya nivuga ngo bajyanwa kwicwa nk'intama zijyanwa kubagwa. Barabambwe, baratwikwa, bagaburirwa intare, bacibwa ibihanga kubera kwanga kwihorera no kurwana. Nabo bari bafite imbaraga zo kurwana. None iyo dini wowe uvuganira yitwa Kiliziya Gatolika, amateka kwisarazwe neza. Kiliziya Gatolika abantu yishe uko bangana kuva mu kinyejana cya 4 kugwa Constantine, ubwo yamaraga kwima. Kiliziya Gatolika yatangiye ubwitoteza abakristo, ariyo Kiliziya y'i Roma ya Constantine. Twababwira ngo nimuvuga ngo ni itorero ngo ry'intumwa. Intumwa zihi, intumwa zarangije gupfa mu kinyejana cya mbere. Ko intumwa ya nyuma yapfuye mu mwaka wa 96, hagati ya 96 n'umwaka w'ijana. Yohana si yashaje agapfa. Ngo ni itorero ry'intumwa. Iyihe? Itorero rya Kristo ntabwo rikibarizwa muri ibi bidini birahangaha. Itorero rya Kristo ryabarizwa mu ijambo ry'Imana, kandi buri wese ariyizi ko ari itorero rya Kristo. Naho ibindi byose ni ugupfa nabi. Noneho rero hano bakwereka ngo umurongo wa 15, Yakobo 3:15, ngo bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibizira byose. Sibyo mubona? Sibyo biriho? Amakimbirane, intonganya, kuvurungana, gukora ibizira byose. Sibyo byuzuye mu isi? Amaleta yo mu isi yabizanye. Ibizira ntabwo muri kubibona? Aho umugabo aryamana n'umugabo, umugore akaryamana n'umugore, umugore agashaka imbwa akayihindura umugabo ngo bajye baryamana.
ipusi ikaba yahindutse umugabo w'umuntu, abantu barushijwe ubwenge n'inyamaswa kweri. Agiye kugaragaza n'ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru, ikintu kibugaragaza. Naho ibi bihugu byose mureba, ibi byose mubona amakimbirane ari mu isi, nta hantu bihuriye ko Imana iri kumwe nabo. Ni ubwenge bwa Satani, bari mu butware bw'umwanzi, bari mu butware bwa Satani. Niyo mpamvu abatwaje igitugu bari gukora ibibi byinshi, bakazana ibizira bikomeye bitarigeze bibaho na ba sogokuruza bacu batigeze bakora. Bafite indi manyanga yabo bagize, ariko hari ibizira byatangiye kuza kuva mu kinyejana cya 20 bikomeye cyane. Ariko ubwenge buva mu ijuru, icya mbere buraboneye, icya kabiri n'ubw'amahoro, icya gatatu n'ubw'ineza, icya kane bwemera kugirwa inama, icya gatanu bwuzuye imbabazi, icya gatandatu n'imbuto nziza, icya karindwi ntiburobanura ku butoni, icya munani kandi ntabwo bugira uburyarya. Ubu nibwo bwenge bumanuka buva mu ijuru. Ibi murabibona mu bihugu byanyu. Abantu benshi ni inyamaswa. Abantu mwumvisha ibintu birimo ahangaha muri ubu bwenge bumanuka buva mu ijuru, ibintu biburanga murabibona mu madini murimo. Ariko ubwenge buva mu ijuru, icya mbere buraboneye, icya kabiri ni ubw'amahoro. Ni ukuvuga ngo ahantu hose uwo muntu ufite ubwenge buva mu ijuru aba afite amahoro kandi ahesha abandi amahoro. None murebe ibihugu turimo, murebe amadini turimo, nta mahoro arimo. Icya gatatu ni ubw'ineza, habamo ineza, abantu bagira ubugwaneza. Icya kane bwemera kugirwa inama, icya gatanu bwuzuye imbabazi, icya gatandatu bwera imbuto nziza, icya karindwi ntiburobanura ku butoni, icya munani ntibugira uburyarya. Murebe amadini arimo, ni ukurobanura ku butoni hirya no hino ku isi, za Amerika, Uburayi, za Australia, hehe amadini yagize amacakubiri. Abanyamurenge baterana ukwabo, abakongomani bagaterana ukwabo, abanyarwanda bagaterana ukwabo, abagande bagaterana ukwabo. Mbega ukibaza, ese ubwo bwenge bahawe ni ubumanuka buva mu ijuru cyangwa? Arega mureke tujye twiga Bibiliya, kuko Bibiliya niyo nyine izadufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Niba bavuze ngo ubu bwenge bumanuka buva mu ijuru ntiburobanura ku butoni, none bati twebwe turi abanyamurenge, bati twebwe turi abanyarwanda, tugira iteraniro ryacu, ati nitwe twumvikana, tuzahurira hehe? Mu ijuru. Reka twihute mbereke ibi bintu byabayeho kuva mu kinyejana cya 20. Hari ibintu Imana yari yaravuze, ibivuga mbere yuko biba, kandi icyo kintu tukibona ko cyabayeho. Ibyo bintu byarabaye. Ibyo bintu ni ibihe? Imana yabibwiye itorero rya Philadelphia, ibibabwira ko bigiye kubaho mu isi, kandi ibyo bintu byarasohoye kuva mu kinyejana cya 20. Turashaka kugira ngo tubisobanurire abantu mu byumve, kuko Imana yabivuze ibinyujije muri Yohana. Mwari muzi ko ibyo bintu byabaye? Ubuhanuzi bwa Bibiliya ni ubuhanuzi bukomeye, abantu bakwiye kwitaho bakabusoma. Reka dusome ibyahishuriwe Yohana, igice cya 3 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 11. Ariko umurongo wa 10 niwo nshaka kuvuga, kuko ikintu kivugwamo cyarabaye mu isi. Icyo kintu rero ushobora kwibaza ngo ni ikihe cyabaye, kandi icyo kintu kirimo kubaho, cyatangiye kubaho kuva mu kinyejana cya 20 mu ntangiriro zacyo, noneho kirakomeza kugeza uyu munsi. Kandi uko iminsi igenda yicuma niko kiri kurushaho gukaza umurego cyane, kandi nicyo kigaruye Yesu, kandi akaba nacyo gitumye abantu benshi bitirirwa izina rya Yesu, iby'agakiza bibananira. Yesu yakivuze icyo kintu mbere yuko kibaho, haca imyaka 1,000. None uyu munsi nicyo duhagazemo, kandi biba kugira ngo abantu bose bamaze kumenya Imana niba bibona bashe guhita baba maso. Icya kabiri, abari mu isi bose bibatere kuzinuka isi, biringira umwami w'ijuru n'isi waje mu isi witwa Yesu Kristo, bumva ubutumwa bwiza itorero rivuga. Ariko itorero naryo benshi barasinziriye, n'abavugaga ubutumwa baraburambitse kubera izindi nyungu bafite. Wandikiye maraka w'itorero ry'i Philadelphia uti, wera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye.
dore nguhaye bamwe mu sinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikuta imbere y'ibirenge byawe, bamenye ko nagukunze. Umurongo wa 10 niwo nashakaga cyane. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iyo bavuze Philadelphia baba bashatse kuvuga abakristo bo kuva mu kinyejana, mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18, kuva mu 1730 kugeza mu 1900. Abakristo bose bari ku isi, aho bari hose ku isi. Philadelphia ubuhanuzi buyivugwaho burareba abo muri icyo kinyejana. Torero Imana yashimye, ariko ikagaragaza ko bari abanyantege nkeya mu guhamya Yesu. Ariko nubwo bari abanyantege nkeya mu guhamya, ngo bitondeye ijambo rya Yesu. Inabaha isezerano, irababwira ngo ngiye kuguha bamwe bo mu sinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye ko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ahita avuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira gutwara ikamba ryawe. Kubera iki Yesu kuvuga gutya? Agaragaza ko hagiye kuza ikigeragezo kigiye kugerageza abari mu isi yose, kikagera kuri buri gihugu cyose kiri mu isi. Yahise abona ko hari benshi bari bafite ikamba ry'ubugingo baziyambura akajugunya hasi, bari bafite intego yo kujya mu ijuru. Ariko kubera icyo kigeragezo kije mu isi yose, kigakora ku bihugu byose, benshi bagiye kwiyambura ikamba ry'ubugingo baharaniraga bakarijugunya. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira gutwara ikamba ryawe. Kandi iri jambo yarivugaga agaragaza ko muri icyo kigeragezo kigiye kugerageza abari mu isi yose, kigakora kuri buri gihugu, ari hazazira aje gufata ba bandi bari bagiye kujugunya ikamba rikabavaho bitewe n'icyo kigeragezo. Tushaka kwerekana iki kintu cyagombaga gusohora ku isi kikagera ku bihugu byose, kikagerageza abari mu isi bose. Ni ikintu Yesu yavuze cyagombaga kuba, kandi kigakomeza kuba kugeza agarutse. Muzi icyo ari cyo? Shaka kubanza kubereka ikigeragezo cya mbere cyaje mu bihugu byose byo mu isi, kugerageza abari mu isi yose. Muzi icyo ari cyo? Ni ikigeragezo cyitwa intambara ya mbere y'isi yose. Tubonye ko ubuhanuzi bwa Philadelphia bureba abakristo bo kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 kugeza mu kinyejana cya 19. Noneho iki kigeragezo nacyo cyaje kugerageza abari mu isi yose, mu bihugu byose, aricyo cyitwa intambara ya mbere y'isi yose. Cyabayeho kuva mu 1914 kugeza mu 1918. Urumva ko Imana yamaze gutanga imiburo. Intambara ya mbere y'isi yose itangira kuba, yatangiye kuba kuva mu 1914 igeza muri 18. Urumva ni intangiriro z'ikinyejana cya 20. Iyi ntambara niyo ya mbere ariba yo kuva isi yabaho, gukora ku bihugu byose byo mu isi. Kandi iyi ntambara yashojwe, uwayishoje ni Illuminati n'abafirimaso. Kiliziya Gatolika ibiparetisipamo, yashyizemo imbaraga zayo nyinshi, kugeza ubwo yohereza n'abasirikare ku rugamba bakemera gupfa bapfira papa. Papa akabasabira ngo akabahesha umugisha mu ntambara, kandi bakabemerera gupfa bagapfira papa, ngo nibwo bazaba bagiye mu ijuru. Iki ni cyo kigeragezo cyatangiranye n'iby'Imana ivuze ngo bigiye kuza. Hanavuze ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu byose, kugerageza abari mu isi. Nuvuga ngo iyi ntambara ni ikigeragezo cya mbere Imana yemeye ko kiza mu isi, kugerageza abari mu isi yose mu bihugu bitandukanye. Yakuri ikintu cyitwa impfu nyinshi. Ibihugu birebana y'ingwe byose mu isi, ibihugu biyishora muri iyi ntambara, nabyo ubwabyo birahangana. Byakoze ku buzima, ku mibereho y'abaturage, ibyo kurya birabura, inzara iratera,
ibirebana n'imiti, kuvura birarangira. Abantu batangira kurwara indwara zitandukanye kuko bari kurya indyo ituzuye. Inkorora itera ku isi, inkorora yishe abantu benshi. Za diyabete, za macinya, za korera zishe abantu benshi, kandi ubwo niko n'intambara nayo iri kwica abantu benshi. Uko niko kugerageza Yesu yabwiraga abakristo bo mu kinyejana cya 18 na 19, ababwira ati kuko mwitondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzabarinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza bari mwiza. Maze rero kandi dore nzaza vuba muri icyo gihe, muramenye mugomba gukomeza icyo mufite, hatagira umuntu batwara ikamba rya Yesu cyangwa ikamba ryanyu. Ibyo byagize ububasha mu isi, ibyo kurya ibiribwa birabura, ubukene butera abantu mu isi buranuma, abantu bafatwa n'indwara zitandukanye zidakira kuko nta miti yari ihari yo gukiza. Kuko icyo kigeragezo cyagize ububasha ku isi yose. Ikitonderwa, abagitangije cyangwa abazanye ibyo bintu, Imana yabivugaga ibona ko bagiye kubikora Illuminati, bari kurwanya umwami witwa Tsa w'Uburusiya. Ariko ibi bikora kugeza ku gihugu cy'Uburusiya kiri mu bihugu bikomeye ku isi. Murabona n'ubu ngubu intambara iri hagati yabo na Ukraine, bari kwitwaza ngo niyo mpamvu inzara iri mu isi. Inzara, ubukene, ubuzima burimo buragenda burushaho gukomera cyane. Noneho twavugaga rero ikigezo cya mbere, kuva byatangira Imana ibivuga ko intambara ya mbere si yose ariyo yazanye intangiriro zo kugerageza bari mu isi mu bihugu bitandukanye, ku buryo benshi bagiye kugenda barekura iki? Agakiza. Abananiwe kurinda ikamba ryabo rigiye kubavaho. Iyo ukomeje ubona ko iyi ntambara ya mbere isi yose irangiye muri 18, mu gihe cya 1920 hahise hashinga umuryango witwa umuryango w'amahanga, SDN. Uyu muryango SDN niwo muryango watangiye witwa umuryango w'amahanga, ugizwe n'ibihugu 63. Bavuga ko baje kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. Ndashaka kwereka ibintu byagiye biza Satani agenda asuka mu isi kugira ngo arebe ko yarimbuza abantu benshi, ariko Imana yabiteguje abakristo irabivuga ngo dore bigiye kubaho, muzarinde atagira umuntu batwara ikamba ryanyu. Uyu muryango waje wihuta, kumbi nabona igikoresho Satani ashyizeho kigiye gusa nkaho gihagararira Satani mu isi, mu gushaka kureba ko Antikristo azabasha kwigarura isi yose mu kuyiyobora, ayoboye ibihugu byose byo mu isi. Rero umuryango w'amahanga SDN wagiyeho ari umuryango usa nkaho navuga ngo ni blueprint, ni igishushanyo cy'ubutegetsi bwa Antikristo buyobowe na politike imwe ku isi yose. Ariko bo baza bagiyeho bavuga ngo baje kubungabunga amahoro, kandi ni Illuminati yawushyizeho. Mubaje kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. Ahubwo noneho uwo muryango wabaye yo guhora bahuriramo batukana, bagira gute, basigana. Kuko kigaragaza ko ntabyo bakoze nuko muri 1939 uyu mutegetsi w'igitugu Hitler nibwo yongeye guhagurutsa indi ntambara ya kabiri isi yose. Ibyo bavugaga wapi, ariko nanone ni Illuminati nanone, kandi icyo ni cyo kigezo kigikomeje kugerageza bari mu isi. Iyi ntambara ya kabiri isi yose nayo yikubitamo kuva muri 1939. Nanone hongera kubaho ibyago mu isi, gaze, peteroli, mazutu, za benzine, mbega ibintu byose by'ingufu biragabanyuka, bituma none ibiribwa mu isi bihenda cyane, kuko ingendo zo mu isi, izo mu kirere, izo ku mazi, zo ku butaka zari zaragabanyutse cyane. Abantu bongera guhura n'inzara kandi. Ariko nanone iyo ni strategy Satani we ari gukoresha kugira ngo nanone yongere kureba ko yakwigarura isi, cyane ko Amerika ashaka gutora itegeko rishya riyoboye isi, icyo bita the new world order.
itegeko rishya ryo kuyobora isi yose, kuko Amerika nibwo icyo gihe yarifashe iri tegeko. Uyu munsi niryo yayobozaga isi. None murabizi ko uyu munsi bateje coronavirus, iyi covid-19 bayiteje mu isi kugira ngo bateze akaduruvayi mu bantu, abaturage be kwitekerezaho, bateze akaduruvayi mu baperezida bayoboye ibihugu. Hanyuma nyuma y'uko birangiye bahita bashyiraho ikintu cyitwa intambara Ukraine n'Uburusiya, kugira ngo nanone ibintu byinshi bihagarare, bakomeze gushyira abantu mu mitwe. Ariko murabizi ko intego bafite, Ubufaransa, Amerika nibo bantu bahanganiye irindi tegeko rishyashya rigiye kuyobora isi. Bararihanganiye. Ejo bundi nawe numva uyu perezida w'Ubufaransa ari kubivuga na Joe Biden nawe ari kubivuga, bararirwanira. Irya mbere risa nkaho rishaje ryari rifitwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bari gushaka kugira ngo bafate irindi tegeko rishya, batore itegeko rishya riyoboye isi. Rero Amerika n'Ubufaransa bari kurirwanira, ariko byose baba babyumvikanyeho, kuko Uburusiya buri muri bya bihugu 10 biyoboye isi. Ya mahembe 10 avuga mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 12 ndetse n'ibice 13 kuva ku murongo wa mbere. Iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Amahembe 10 avugwa ni ibihugu 10 bikomeye muri ibi bintu bibiri ku isi, muri politiki no mu bukungu. Ibyo bihugu 10 rero ni ibihe? Twarabivuze kenshi. Harimo Uburusiya, harimo Ubufaransa, harimo Ubushinwa, harimo Amerika, harimo Ubutaliyani, harimo Espanye, harimo Canada, harimo Ubudage. Ni ibihugu 10 biri mu muryango w'abibumbye. Byose baba babikoze babyumvikanyeho. Intambara ya kabiri isi yose bagira ngo Amerika itore itegeko rishya riyoboye isi. Uyu munsi bamaze kubona ko ridafite imbaraga, kuko hari ibindi bintu bashaka kuzana mu isi, babona ko bitaba bigishobotse. Ni mpamvu nanone bateje akaduruvayi mu isi kugira ngo batore irindi rishyashya. Ubu rero bari kurirwanira Amerika n'Ubufaransa, ariko babyumvikanyeho n'ayo mahembe n'ubundi. Nukuvuga ngo rero intambara ya kabiri isi yose yongeye guteza inzara, ubukene, ibyorezo by'indwara mu isi. Buranuma ubukene, abantu bahura n'ibibazo byinshi, kandi abantu niko bapfaga. Hitler ashaka kwigarura isi yose, ariko none ni Illuminati yamufashe imushyira hejuru kugira ngo imukoresha, ahinduke igikoresho cyayo. Muri 45 haza ikindi kintu cya kane. Ndi kubereka ibyabigerageza Imana yavuze bigomba kugerageza bari mu isi yose. Imana iravuga ngo ariko ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagiye gutwara ikamba ryawe. Ibyo bigeragezo tubonye intambara mbere y'isi yose. Icya kabiri tubonye ko yasimbuwe n'umuryango w'amahanga SDN mu 1920. Icya gatatu tubonye ko bongeye gushoza intambara ya kabiri y'isi yose muri 1939 bifashishije Hitler. Icya kane noneho tugezeho, hakurikiyeho icyo bita kwica Abayahudi. Abayahudi amateka agaragaza ngo hishwe miliyoni 3 z'Abayahudi. Hitler azishe abahora ubwoko bwabo, bakorewe genocide. Icyo ni ikindi cya kane. Noneho icya gatanu bakoze ikindi, nuko hongeye gutorwa umuryango. Iyo ntambara irangiye, umuryango witwa umuryango w'abibumbye, ONU, UN. Uyu muryango uza noneho ufite ububasha buruta ubw'uwa mbere. Uwa mbere ugizwe n'ibihugu 33 uko twabibonye, ariko uyu watangiye muri 45 ugizwe n'ibihugu 150, kandi n'intego biyemeje zari nini cyane kurenza iz'umuryango w'amahanga wa mbere. Ariko icyitonderwa, akaba ari wa muryango wongeye guhaguruka none ufite imbaraga kandi ufite n'intego nyinshi zitandukanye. Ariko intego nkuru nanone ngo ni ukubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. Uyu muryango uza none abantu bawiringiramo ko ari wo mizero, ari wo cyiringiro cy'ejo hazaza, aho kugira ngo biringire Imana umuremyi ijuru n'isi. Ibyiringiro byabo babihanga ku muryango w'abibumbye. N'uyu munsi abantu benshi niho bari ngo ratabara imbabare mu bihugu. Murebe Kongo intambara ziriyo, muzi abantu barimo barapfa. Mwabonye ejo bundi Abanyarwanda ukuntu bicirwaga muri Kongo, babica urupfu n'agashinyaguro. Mwabonye Abanyamurenge ukuntu bicwaga. Muzi Abanyekongo barimo barapfa, kandi umuryango urahari. Uwo muryango w'abibumbye uriyo. Ubwo se amahoro uri kuyazana, umutekano urihe? Uyu muryango
ni igishushanyo. Antikristo yawuzanye kugira ngo arebe ko azabasha kuyobora isi ikamwemerera. Rero uyu muryango urimo za minisiteri zose ziba muri buri gihugu, none ukajya n'izindi ziruta izo buri gihugu gifite. Ni ukuvuga ngo minisiteri buri gihugu kigira n'umuryango w'abibumbye urazifite. Noneho rero umuryango w'abibumbye kuko ari wo uhagarariye ibihugu byose, bivuga ngo izo minisiteri zigomba kumira minisiteri za buri gihugu. Noneho amabwiriza aturutse muri izo minisiteri z'umuryango w'abibumbye akaza ahabwa za minisiteri za buri gihugu zigashyira mu bikorwa iby'umuryango w'abibumbye usabye. Ubwo nibwo buryo bwa Antikristo kugira ngo arebe buryo agomba kuyobora isi. Ubwo ni uburyo, ibyo ni ibintu byagiye biza umusubirizo. Umuryango w'abibumbye rero uri mu bintu bifite uruhare ahubwo rwo guteza intambara mu isi, uko barawifashisha. Noneho ukaba uri mu bintu bifite uruhare rwo kuzana ibizira biviyora ijambo ry'Imana. Niwo ufite minisiteri ivuga ngo harimo departement ivuga icyo bita guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Hakazamo uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'umugore. Nta burenganzira bw'umugabo bubaho, mu burenganzira bw'abana, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse n'ibindi. Harimo za minisiteri zishinzwe kurengera ibidukikije, izirengera amashyamba, izirengera inyamaswa n'ibindi. Ariko ibyo byose ni strategy ya Satani kugira ngo abashe gukomeza kugerageza abari mu isi. Yesu ati ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryabo. Rero iki kigeragezo Yesu yavuze kigiye kuza kugerageza abari mu isi, n'ubu kirakomeje. Kandi ngo muri uko gukomeza niho abantu benshi bagomba gutera ikamba ry'ubugingo. Niyo mpamvu Yesu yatanze itangazo akavuga ngo ndaza vuba, muri ibyo bigeragezo niho nzazira. Ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryabo. Ibyo ni ibintu byagiye biza ariko bifite impamvu. Intambara ya mbere isi yose, ishyirwaho ry'umuryango umwe bw'amahanga SDN, intambara ya kabiri isi yose, kwicwa kw'abayahudi miliyoni 6 zabo, ishyirwaho ry'umuryango w'abibumbye UN 1945, ndetse n'icya gatandatu kivuga ku birebana noneho no gutahuka kw'Abisiraheli muri 1948, gutahuka kw'abayuda basubiye w'ab'i Yerusalemu bagasubira muri Isiraheli. Ku ikarita y'isi yongera kujya igihugu gifite izina ryitwa Isiraheli. Mbere nta cyari kiriho, hariho Palestina. Iki nacyo cyo gutahurwa cyangwa gutaha kw'Abisiraheli basubira iwabo. Iyo tuvuze Abisiraheli tuvuga b'Abayuda, uko imiryango 10 yose yatataniye hano muri Afurika, nayo Imana yavuze ko ari izayizana. Ariko umuryango w'Abayuda urahari, waratashye. Abayuda bo baratashye, nibo bari i Yerusalemu, kandi bagomba kugenda ngo basohoze ibyo Yesu yavuze. Ni nabo bazatuma n'Abisiraheli bose batahuka. Ari Abayuda bo baratashye. Harimo abakorana na Satani, bakorana na Amerika, bafite uburyo bakorana nabo, ariko harimo n'Abayuda nabo bazima, nabo batahutse. Ya miryango 10 yari mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya, bari abashakanye n'Abashuri. Niba Imana yatatanirije hirya no hino muri Afurika, za Egypti, hano za bega mu bihugu byacu bya hano bya Afurika, nko muri Afurika y'Amajyaruguru. Bega isomye muri Yesaya harabigaragaza muri Yeremiya uburyo batatanye, ariko n'igihe Imana izabagarurira. Ariko Abayuda bo baratahutse, kandi bo bazagira uruhare gutuma n'abandi batahuka. Kandi gutahuka ko bagomba kuza vuba, kuko Yesu agiye kugaruka. Baragenda batahuka muri iyi minsi uko bigenda bukeye n'uko bwije. Icyo kintu cyo cyashyizweho cyo kuvuga ngo Isiraheli garuke ku isi, ngo Abayuda ngo batahuke basubire iwabo, nabyo bifite impamvu. So rero kugeza uyu munsi ibi bintu mubifate nk'ibintu bikomeye. None murebe ikindi kijeho uyu munsi. Hashoje ikintu cyitwa corona virus, COVID-19. Bari barayiteguye, ni nayo mpamvu bayihaye izina itari yanaza, bayita COVID-19.
amanama yose yagiye akorwa, Bill Gates twagiye tubona ibiganiro yagiye akora muri za 2015 za 2017 avuga yuko hari ikintu kigiye kuza mu isi, ibihugu byose bigomba kwitegura, akanavuga n'uburyo iyo ndwara izaba imeze, abantu bazambara udupfukamunwa, akavuga uburyo abascientifique bakwiye kwitegura gukora inkingo kugira ngo bazabashe gukiza abantu benshi. Ibyo byose byarateguwe, iyi ndwara bayiha izina kuko bari bazi ko izatangira muri 2019. hanyuma rero bafite intego, murabizi ko bashaka kwica miliyari zirenga 3 z'abantu. Ibyo byose ni cya kigeragezo, ni bya bigezo Yesu yavuze kuva mu kinyejana cya 20 byakomeje, noneho tukinjira mu kinyejana cya 21 biracyakomeje kugira imbaraga. Ariko Yesu aravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, niko Yesu abwiye itorero rya Philadelphia, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi. Bivuga ngo iki gihe cyo kugerageza cyagombaga kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi, gitangirana n'ikinyejana cya 20. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 kuva mu 1914 intambara ya mbere yose itangira, niba iki gihe cyatangiye. Iyo periode niyo duhagazemo, turi mu gihe cy'ibigeragezo bigomba kuza mu bihugu byose kugerageza bari mu isi. Ibi bigeragezo rero ni icyo gihe byatangiye. Ibyo bintu babwiye byagiye bikurikirana umufiririzo, biza bikurikirana, biri gutegurwa n'abakozi ba Satani, bo bategura kugira ngo barebe ko batesha abantu ikamba, kuko Satani intego ye ni intego ebyiri. Intego ya mbere nuko agomba kwigarura isi yose akayitegekesha itegeko rivuye kuri we, itegeko rivuye kuri we. Icya kabiri nuko agomba gutanga iryo tegeko rikanduza itorero rya Kristo, kandi nta bandi azakoresha, ni za nyamaswa abantu, Illuminati, Freemasons ndetse n'iyindi miryango, abaroze kuruwa, abajesuiti n'indi miryango ihari tutazi ikorera mu ibanga, niba ari gukoresha kuko niba amabwiriza. Hakaza noneho rero igikoresho cy'iyo miryango yose cyitwa umuryango w'abibumbye, kuko nibo bazana amabwiriza bahawe na Satani bakayaha umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ukabisensibiliza ku baperezida bose b'ibihugu, urabahamagara ngo muze mu manama, bakababwira dore rero mugomba kuyobora ibihugu gutya gutya gutya, mugomba kwemera yuko hagomba kuba uburenganzira bw'umugore, ntagire umuntu wongera kuvuga ku mugore. Yego n'ubundi umugore n'umuvugaho nawe arakoshije, umugore rega nawe ni umuntu nk'umugabo, ahubwo abagabo niba bahari abigeze bagira iyo ideology yo kumva ko hari ikintu bakomeye ku buryo batsikamira abagore, nabo babaze nabi, kuko Imana yafashe umugore imukura mu mugabo. Umugore n'umugabo bose n'umwe, kandi buri wese agomba kugira uburenganzira bwe, ko Imana yamuhaye uburenganzira bwe. Ariko Imana ikavuga ngo bubahane binyuze kuko Imana yaremye umugore nuko yaremye umugabo. Uko kuba hari ukuntu badahuje biri bitabagore kari inzabya zoroshye, ibyo rero uko bateye bituma buzuzanya n'abagabo babo. Ariko UN muri ka kantu kitwa uburenganzira bw'umugore, umugore areshye n'umugabo, kandi bishoboka Bibiliya ntabwo ibyemera. Niyo mpamvu ubona ingo ziri gusenyuka buri munsi. Kera nizasenyukaga umugabo bafataga umusore bakamuzanira umugore arambagijwe n'ababyeyi, nashaka yaramenetse ijisho, nashaka adafite urutoki cyangwa adafite ukuboko, ariko baramuzaniraga nijoro bakaryamana bagakundana bakazabana bakagenda basazanye. None uyu munsi umusore n'umukobwa baramenyana, ntabwo umusore akirambagirizwa, umusore arambagiriza n'umukobwa nawe akemera umurambagije, bakarebana bakamenyana kamere, bakamenyana ibiki byose, ariko babana kabiri urugo rukaba rurasenyutse kubera iki kintu cyitwa uburenganzira. Uburenganzira yewe, nta mugabo wemerewe guhonyora umugore, kimwe nuko nta mugore wemerewe guhonyora umugabo. Itorero rya Kristo ubundi ibyo byo ryabyujuje kera, kuko muri Yesu bose ni umwe. Umugore ntiyabaho atari umugabo, n'umugabo ntiyabaho atari umugore, kuko umugabo niwe wakuwemo umugore, ariko umugore kugeza uyu munsi niwe ubyara umugabo. Bose rero ni umwe. Aka kantu rero k'uburenganzira bw'umugore niko kishe byinshi. Bakabwira rero perezida ati mugende mukore gutya. Uburenganzira bw'abana, umwana umubyeyi nta jambo agifite ku mwana. Ubu umwana arahabwa uburezi n'abamwigisha mu mashuri, ariko uburere bw'umubyeyi nta buhari. Ni uburezi gusa bahabwa, ariko uburere
bw'umubyeyi bwarashize. Mu bihugu by'uburayi tuba tuganira, abari muri Amerika, umwana w'imyaka 5, 6 afite ijambo imbere y'umubyeyi we, akora ibyo ashaka, nta murimo yakora, kubera aka kantu kitwa uburenganzira bw'abana. Ibyo byose ni bya bigeragezo Imana yavuze bije mu isi yose kugerageza abari mu isi. Ariko aho ngaho muri ayo mashiraniro Imana iravuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ubutwara ikamba ryawe. Noneho muri wa muryango w'abibumbye harimo na miseri ishinzwe iyobokamana, kandi abayihagarariye ntabwo bakijijwe, ni abapagani, ni bo bakozi ba Satani bahuramo aho ngaho. Ubwo se bazashyira ku murongo gute ibirebana n'iyobokamana? Imana niyo ihagarariye iyobokamana, naho abo ngabo niyo mpamvu bategura ibintu, bagenda babwira abayobozi b'amadini, mukore gutya, mukore gutya, muhagarika kwigisha gutya, mwigisha abantu urukundo rutarimo kunesha icyaha, si urukundo. Ngo mubwire abantu urukundo, Imana irabakunda, mukundane, mureke kureba nabi. Nshobora kugukunda ariko mu mutima wanjye nuzuye ibyaha, nuzuyemo n'ubwicanyi, numva nakwica, nkabikugaragariza inyuma ariko umutima. Ubutumwa bwiza bw'urukundo ni ubutumwa bubwira abantu kuva mu bizira no kureka kuviyora ijambo ry'Imana, abantu bakayoboka ijambo ry'Imana, akareba icyo ribabwira. Ubundi ijambo ry'Imana nicyo gitabo cyonyine cyari kirimo itegeko nshinga riyobora isi. Ariko abategetsi b'isi banze kuyoborwa n'iki gitabo. Ubundi iki gitabo niyo tegeko nshinga rigomba kuyobora isi, kuko itorero mu isi ryo ryonyine ryakatumye isi igira amahoro ikagira n'umutekano. Naho abantu bo dufite, mu gihe muri twe bwakirimo ibyaha tutarizera Yesu, ubugome buzahoraho iminsi yose. Nawe ngo mwigisha abantu urukundo, urimo kavuga ngo ubusambanyi muri Amerika njya numva babivuga, ngo abapasiteri babo babujijwe ngo kwigisha ngo ikintu cyitwa icyaha, kwigisha ku butinganyi, kwigisha ku busambanyi, ngo berekane ko abantu nibatihana ubutinganyi bazarimbuka, ngo wibeshye, ngo nubikoreho. Aho rero niho nyine cya cyiciro gikora mu muryango w'abibumbye cyitwa ko gihagarariye iyobokamana mu isi, kiri gusohoza umugambi wa Antikristo ku muvuduko wihuse. So Imana ibaha umugisha. Twashaka kubabwira ko ibi bigeragezo, ibi bintu bigeze kuri 6 tuvuze bikomeje. Twari tuvuze ko na virus COVID-19, ariko noneho hari ikindi cya 7. Icya 7 ni cya 8. Iki noneho cy'intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Murebe ni ibintu byagiye biza umufiribizo. Reka mbivuge kugira ngo mubyumve neza. Hari ikintu cyitwa intambara ya mbere y'isi yose, yatangiye kubaho kuva mu 1914 kugeza mu 18. Icya kabiri ni umuryango washinzwe mu 1920 bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ari wo muryango witwa umuryango w'amahanga SDN. Icya gatatu ni intambara ya kabiri y'isi yose, yashojwe n'umugabo witwa Hitler w'Umudage, ariko ashyigikiwe na Illuminati, kuko hari icyo Illuminati yashakaga. Amerika nashaka kugira ngo ibe ariyo ifata itegeko rishya ryo kuyobora isi. Ni intambara yatangiye muri 1939 irangiye muri 1945. Icya kane ni ukwicwa kw'Abayahudi miliyoni 6 muri 1945. Icya gatanu ni ishyirwaho ry'umuryango w'abibumbye usimbura umuryango w'amahanga watangiye ugizwe n'ibihugu 150. Icya gatandatu ni itahuka ry'Abayahudi ku isi, hakongera kubaho igihugu cya Isiraheli, Abayahudi bagataha muri 1948. Icya karindwi ni iki cyorezo cya COVID-19 cyadutse mu isi, aribo bakizanye. Ubwo ni bya bigeragezo bigikomeza gukwira isi, kugerageza abari mu isi yose. Hanyuma icya 8 ni iyi ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibyo ni bya bintu Imana yabwiye abakristo, ibabwira mu kinyejana cya 18 na 19 hano mu by'ishuri igice cya 3 umurongo wa 10, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Nuko rero ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ibyo bintu 8 mbabwiye
nibyo bintu bikomeje kunyeganyeza isi, byakomeje kunyeganyeza n'ubu murebe. Niyo mpamvu mubona inzara igiye guca ibintu, niyo mpamvu mubona amadini basaze, kuvuga ukuri byabananiye, kuko nabo bashaka kurya, baremera bahagarara imbere y'abantu babenshi, ariko babona isahane yabo ikomeza kubonekaho ibiryo. Ariko nayo mabwiye ngo isahane igiye kubikwa, umva nta nubwo uzabasha kuyikomba, kuko banze kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nibyo rero ibintu bizanye ibigeragezo mu isi, isi iracyanyeganyega. Umurongo sorejeho igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 24. Twumve ukuntu na Yesaya yarabihanuye. Mwumve ubuhanuzi ukuntu ari ikintu gikomeye bugenda bwigarukamo busohora mu isi, ariko abantu babimenye. Yesaya 24 umurongo wa mbere haravuze ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Nibyo bisohoye mu isi mubona kuva mu kinyejana cya 10, kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, kuva mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20 nibwo ibi byatangiye gusohora. Nyine ibyo tubabwiye, dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no ku nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke rwose umwirare, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge. Abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Ibintu byo dusohoyemo ni ibidusohoyemo, ni ibingibi mwicayemo, nibyo mugiye kubona ara hirya. Bene data bavandimwe, banyapolitike tubona muri iyi si, ba president muyoboye isi, banyacyubahiro mwese mukomeye mu isi, yemwe abitirirwa amadini bayahagarariye, babanyacyubahiro, ba bishop, ba apostle, ba papa, ba monsenyeri, mwese abayoboye isi, bayoboye amadini bayahagarariye mu nzego zitandukanye, yemwe za government mwe, yemwe banyabwenge, yemwe ba scientifique, yemwe ba philosophe, yemwe banyabwenge bw'isi, nimuze tuhagurukira no gukangukira kubaha Imana, kuko isi yo igomba gukomeza kunyeganyezwa. Isi igiye kunyeganyezwa bikomeye kurenza ikindi gihe cyose mwabibonye. Isi irakomeje kunyeganyezwa, ikintu cyo kugira ngo buri muntu wese yubura amaso, buri wese yubura amaso. Utabyemera byo biramureba. Ubu bwari ubuhanuzi twabahaga. Reka dusenge Imana. Bibiliya irabwira abizera Kristo Yesu, itorero rya Kristo, ndaza vuba. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Uwo ni Yesu uguhaye iyi message. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza duhaye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugejejeho kuba hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru, abantu bose baguteze amatwi Uwiteka. Reka ubutumwa bwiza burusheho kwinjira mu mitima y'ababwumvise. Reka ubutumwa bwiza bugera ku banyacyubahiro bakomeye ba muri iyi si, abaperezida, abana, ibikomangoma boroheje n'abakomeye. Reka abantu bumve imiburo yawe bahinduke. Mana, komeza gukangura itorero ryawe. Turagushimiye ko bishe gusenga tubiyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwandika